Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi ndabasuhuje, nongeye gutumira Padiri Fortunatus Rudakemwa. Rero turakomeza ibiganiro twakoze by'amateka. Ubushize twarangije Padiri atubwira ibyerekeranye n'ibaruwa Perode yanditse avuga akarengane kari mu gihugu icyo gihe, ariko yashatse gukomeza arambwira ati reka mu kiganiro gitaha nzavuge uko iyi baruwa ya Musenyeri Perode yakiriwe. Nicyo rero agiye kutubwira muri kiganiro. Padiri Fortunatus Rudakemwa, wiriwe? Mwiriwe Bwana Gaspari, komera. Nkuko maze kubibwira abatwumva rero ngira ngo uratuganirira uko iriya baruwa ya Musenyeri Andrea Perode yakiriwe imaze kwandikwa. Nibyo tuganiraho ne. Iriya baruwa Musenyeri Andrea Perode we ubwe avuga ko ayandikiye abantu bose bafite ugushaka kwiza, abantu bafite umutima mwiza, homme de bonne volonté muri rusange. Akaba yandikiye abakristu n'abigishwa n'abakatekumene ati ya Kabgayi, kugira ngo iyo baruwa ibagereho. Yagize ati isomwe mu misa zose, nta kindi kintu kivuzweho, kuyisoma gusa. Ariko mu nyigisho zirya zitwaga ibyiciro mu Rwanda n'ubu ndakeka ko zigihari, hari umunsi mu cyumweru hazaga urubyiruko, abapadiri bakarwigisha, ubundi hakaza abagabo, ubundi hakaza abagore. Ibyo nibyo bitaga icyiciro kategori. Ati muri izo biterane by'ibyiciro, uho uyisoma ashobora kuvuga icyo ayitekerezaho, n'abayisomerwa bakavuga icyo bayitekerezaho. Ariko Musenyeri Perode yanditse niba iyiherekeza, ayandikira abayobozi b'ibigo by'amashuri yisumbuye. Arababwira ati abana bari mu mashuri yanyu uyu munsi, ejo nibo bazaba bayobora igihugu. Nibamenye rero ukuntu urukundo rutuma umuntu ayobora igihugu neza, nabo basomerwe iyi baruwa. Akongeraho ati ibiruhuko bya Pasika biregereje. Buri munyeshuri uri mu mashuri yisumbuye azatahane kopi y'iyi baruwa. Niba kugira ngo buri munyeshuri mumuhe kopi mutabishoboye kubera mikoro, muzambwire nzabafasha. Ubwo rero twumvise ko ibaruwa yasomwe mu misa zose, ikagira ikivugwaho mu nyigisho z'ibyiciro, hanyuma igasomwa mu mashuri yisumbuye, abanyeshuri bakayitahana mu biruhuko bya Pasika. Ubwo nabo bakayisomera iwabo, bakayisomera n'abaturanyi. Mbese birumvikana ko Musenyeri Perode yagira ngo ubutumwa bwe bugera ahantu henshi hashoboka. Yashaka ko bugera ku bantu benshi hashoboka. Ubwo rero ibaruwa iramenyekana mu Rwanda no hanze yarwo. Nyuma ya manifeste y'abahutu niyo nyandiko yindi yamenyekanye muri urwo rwego. Turibuka ko turi mu ntangiriro z'umwaka wa 59, umwaka wa 58 urangira, inama nkuru y'igihugu iyobowe n'umwami yari yavuze ngo nta kibazo kiri mu Rwanda, ahubwo bavuga ko hari ikibazo n'abanzi b'igihugu bakaba n'abanzi b'umwami. Birumvikana rero ko impirimbanyi z'abahutu zakiranye iyi baruwa ubwuzu n'ibyishimo byinshi cyane.
baracuriraga bageraga bati noneho tubonye umuntu utwumva twabera. Ku rundi ruhande abayobozi gakondo bo mu Rwanda, ndavuga ab'intagondwa muri bo, bayakiriye nabi cyane. Bayakiriye nabi kuko bavugaga ngo Musenyeri Andrea Perodin arabatanze se yarabafite, arabatanze se abahaye ndi. Ubushize twasomye ibice by'ingenzi byo muri iyo baruwa, nta kibi cyarimo. Uko kuvuga ngo Musenyeri Perodin arabatanze byarushijeho gufata intera ndende. Umwami Rudahigwa apfuye mu kwa karindwi ku itariki ya 25 z'uyu mwaka wa 59, byongera kurushaho gufata intera revolution yo mu Rwanda yitangiye ku itariki ya 1159, ariko ibyo tuzabigeraho nyuma. Izo ntagondwa z'abatutsi zakiriye ibaruwa nabi kandi nta kibi kirimo, kugeza ubwo zaciriye Musenyeri Andrea igihano kijya kumera nka cya kindi tujya twumva mu idini ya Isilamu cyitwa fatwa. Natangajwe no kubona iryo jambo fatwa ry'icyarabu ryandikwa nk'uko ryandikwa mu Kinyarwanda, fatwa mu buke, ariko mu bwinshi mu cyarabu rikaba fatawa. Fatwa rero iri mu nzego ziruta izindi. Umuyobozi w'idini ya Isilamu abitwa abamufti acira urubanza umuntu wapfoje Isilamu cyangwa witandukanije nayo, akaba yagira ati uzamubona azamuhitane, namara kumuhitana azana ikimenyetso ko yabigezeho, hanyuma ahabwe igihembo cye. N'abatutsi b'intagondwa rero bavuze ko Musenyeri Perodin agomba kwicwa kubera ko yabatanze, ari ukumubeshyera. Ndizera ko wowe Bwana Gaspari n'abandi baduteze amatwi harimo benshi bibuka ku ngoma ya Habyarimana, igihe mu nkengero z'ikigo cya gisirikari igako mu Bugesera hafatiwe abantu ngo b'inyenzi, barimo uwitwa Ngurumbe, agomba kuba yitwa Aloys Ngurumbe. Mu rubanza rwe yavuze ko bigeze kujya gukugi rwa Musenyeri Perodin i Kabgayi. Musenyeri Perodin akabikiriza ariko ntakingure, kuko yababajije abari bo banga kwivuga. Banze kwivuga nawe aravuga ngo ntabwo dukingurira abantu tutazi. Murumva rero kuba barago gupfa ntabwo ari amakabya nkuru. Ariko yakijijwe n'Imana bashobora. Hanyuma Padiri ndavuga ntiyakijijwe n'Imana bashobora no kumena urugi. Bashoboraga no kurumena, bashoboraga no kurucishamo urusasu, bashoboraga no kurukubita Katarina. Yakijijwe n'Imana. Ibyo bikanyibutsa no mu myaka ishize wari Kardinale w'Kinshasa ngo nawe hari abantu baje kumuhitana, noneho abari bashinzwe kujiza babwira bati hari ijambo na rimwe ry'ikilatini mwavuga kugira ngo twumve ko muri abo muvuga ko muri bo. Baburi ijambo na rimwe ry'ikilatini bavuga. Musenyeri Monseigneur warokotse atyo, ariko kari kabaye abo bantu banza bari baraje bavuga ko ari abapadiri cyangwa ko ari abihaye Imana, ibintu nk'ibyo. Ntabwo ari amakabya nkuru rero. Ubushize twavugaga inama nkuru y'abepiskopi yahuzaga abepiskopi bo muri Afurika mbirigi yose, ariko Kongo ibonye ubwigenge ntabwo yari ikiri mu rwego rumwe na Rwanda, Burundi byari bitarigenga, yagiye ukwayo.
none abepiskopi ba Rwanda Burundi bagira inama y'abepiskopi ubwabo kugeza ejo bundi mu 1980 naho nibwo inama y'abepiskopi bo mu Rwanda yavutse, naho ubundi bari hamwe nabo i Burundi. Kuva mu 1967 Musenyeri Perode ntabwo yashobora kujya mu nama z'abepiskopi ba Rwanda mu Burundi. Intagondwa z'abatutsi zari zarahungiye i Burundi zari zavuze ko zizamwica ajya i Burundi, kandi i Burundi naho yatangiriye ubutumwa bwe muri Afurika. I Burundi yari ahafite Yohani wahamubanjirije. Urumva rero ko kutajya muri izo nama z'abepiskopi i Burundi kari akababaro k'urutare kuri we. Izo nama zaberaga rimwe i Burundi, ubundi mu Rwanda zikongera bityo i Burundi cyangwa mu Rwanda. Perode ntabwo yashoboraga kujyayo kuko intagondwa z'abatutsi zari zaravuze ko zizamwica najyayo. Ntabwo byari ibikino rero, ntabwo ngo ari amakabya nkuru. Dushobora kwibaza tuti niki cyatumye abo bantu bake ariko ubukana bwinshi bakira nabi iyi baruwa. Ntabwo ari igice cya mbere y'intangiriro, ntabwo ari igice cya nyuma kivuga urukundo muri Bibiliya. Icya kabiri nako ntagiyeho kivuga icyo Kiliziya yigisha ku rukundo ihereye kuri izo nyigisho za Bibiliya n'uruhererekane. ariko padiri utarakomeza wakomeje kuvuga uti intagondwa z'abatutsi zashaka guhitana Perode, ariko se nta mazina na make arimo, wenda nta n'umwe wamututse ku mugaragaro cyangwa wakoze iryo totezwa ku mugaragaro ngo wenda umuntu amenya ati hari kanaka. Yewe icyo kibazo ntabwo nari nakiteguye uyu munsi, ariko kugisubiza ntabwo bingora kuko hano mfite agatabo, ni igitabo da cy'impuzanyandiko recueil cyitwa Brève réponse à quelques grossières calomnies qu'on a lancées contre l'église au Rwanda. Muri icyo gitabo rero ushobora kubonamo abateraga hejuru kurusha abandi mu kwibasira Musenyeri André Perode. Izina rya mbere ngezeho ni irya visi perezida inama nkuru y'igihugu, kuko perezida wayo yari umwami ubwe. Visi perezida yari Michel Kayihura, mukuru w'uwaje kuba umwepiskopi wa mbere wa diocese ya Butare, Yohani Batista Gahamanyi. Izina rya kabiri ngezeho ni Yohani Bosiko Kayonga, ngo wari warigeze kuba umufrere w'umuyozefiti kera. Abo nibo mpereye ko mbona, nkomeje nsangamo za ntagondwa zose zari mu nama nkuru y'igihugu. Nkakubwira nti kirakomeza kitubwire n'abandi. Nkurya Ngurumbe twavugaga mu kanya. Ngurumbe ubwo nase agomba kuba yari muri izi ntagondwa, kuko ntabwo bihishaga, bavugiraga byose ku mugaragaro. Hanyuma nari navuze Alexandre Kayumba, utari se wa Kayumba uyu uri muri Afurika y'Epfo, abenshi bakunze kubitiranya. Alexandre Kayumba yari umwiru. Yari umwiru.
aboneka cyane cyane muri ariya mafoto bimika Kigeli, niwe wafashe ijambo nyine yavuga ko ari umwiru k'umwami w'Ikigeli. ubwo rero nkomeje nkarambura iki gitabo, nababona benshi mu kanya nahoze vuga nti ndibaza niba Rukeba François w'iwacu Icyangugu atarabirimo. Ndabona kuri liste arimo rwose, ni benshi cyane. Reka turekere aho ngaho. Ntabwo bihishaga babikoraga ku mugaragaro, babivugaga ku mugaragaro rwose. Ariko padiri ndagira ngo tubwire abatwumva ko wavuze uti ntagondwa z'abatutsi zari zigiye kwica Perode, ariko ibintu ni nk'iby'ubu ngubu, ni nk'uko ubu ngubu muri FPR tubonamo Bamporiki, tukabonamo bariya bose bavuze imizindaro b'abahutu. Twibutsa abatwumva ko na Rukeba yari umuhutu. Rukeba yari umuhutu, Rukeba François. Hanyuma afite umuhungu we Rukeba Claude, nawe wari koroje mu Nyenzi no mu Nkotanyi, ariko banza yaraje kuzivamo. Abo ba Rukeba bombi ndabazi, ntabwo ari uko nababonye, ariko narabumvise, noneho bakantera amatsiko kubera ko ari abahutu kandi bakaba n'abanyacyangugu, nanjye nkaba ndi umunyacyangugu. Uwo muhungu Rukeba Claude ngira ngo aba hepfo yaho muri Canada yitwa. Hari umwe mu bahungu wa Rukeba uraho muri Canada. Rukeba Claude, wewe. Wakomeza nibura tumenyemo bakeya. Tumenyemo bake, ariko n'abandi kubamenya ntabwo bigoye. Noneho twariho twibaza icyatumye ibaruwa ya Perode itagira ikibi kiyirimo. Abo bantu bake ariko bafite ubukana burenze imyumvire barayakiriye nabi. Ni ukubera igice cy'ingenzi cy'iyo baruwa, aho agira ati ibyo tumaze kubona ku rukundo noneho tuvyerekeze ku gihugu cyacu turebe uko bimeze. Ati hari akarengane, hari gucurwa bufuni na buhoro, ibintu bigomba guhinduka, abantu bose barareshya imbere y'Imana, kandi ubutegetsi bugomba gusaranganywa bugenge kandi bugahabwa ababushoboye. Ngicyo rero icyo bamwangiye kugeza ubwo biyemeje kumwica baramutse babibonye. Mu ntwari, ariko intwari iryo jambo ryumvikane neza, mu ntwari u Rwanda rwagize harimo Padiri Alexis Kagame. Alexis Kagame mu gitabo cye amateka y'u Rwanda kuva ku ngoma ya Rwabugiri kugeza mu 1972 ku rupapuro rwa 247 nawe aravuga ngo Musenyeri Andrea Perrodin ngo yagombaga gutegereza ngo akareba uko ibintu bigenda. Kagame Alexis ndamukunda, n'ibitabo bye ndabikunda, kuko yanditse amateka y'u Rwanda, yandika n'ibindi bintu byinshi ku Rwanda. We yakoze icyo yagombaga gukora. Abasoma ibyo yanditse ubu ngubu nitwe tugomba kubisomana ubwenge, nitwe tugomba kubisomana gusesengura, naho ubundi ubimize bunguri byose watana rwose, watana. Nyamara we ntiyigeze atana, nubwo yakundaga ubwami. Kuvuga ukuntu Kagame yakundaga ubwami ntabwo nabibonera amagambo. Abazi gusoma, abakunda u Rwanda n'amateka yabo,
kugira ngo bumve ukuntu Kagame yakundaga ubwami bazasoma inyandiko ye yasohotse muri 47 yitwa Le Rwanda et son roi. Yasohotse mu kinyamakuru cyitwa Equatoria cyandikirirwaga muri Kongo Mbirigi icyo gihe. Aho ngaho niho Kagame agaragaza ukuntu akunda ubwami ku buryo kuri we ubwami butariho u Rwanda narwo hari rwaba rutariho. Kagame ndamukunda rero, ariko yageze ahangaha akavuga ngo Perode yagombaga kuba ategereje kandi abona ibintu birimeze nabi. avuga ko yagomba gutegereza iki se? Ntabwo avuga icyo ari cyo. Aravuga ngo j'estime que le prélat devait attendre et voir. Ayo ni amagambo ya Kagame rwose, Kagame Alexis, ngo yagombaga gutegereza akareba. Kandi muri ya baruwa twabonye ko Perode we yagiraga ati banyarwanda niba mudakundanye ibintu bishobora kumera nabi, hakavuka imvururu, amaraso akaba yameneka. Kagame we ati yagombaga gutegereza akareba. Ahangaha ni hamwe mu hantu hake ntumvikanaho na Kagame. Birantangaje, ariko ntabwo bintangaje cyane maze gusoma iyo nyandiko yo 47 Le Rwanda et son roi, u Rwanda n'umwami warwo. Ariko njye maze kuyisoma nasanze umuntu ashobora no kuyita umwami n'u Rwanda rwe, Le Roi et son Rwanda. Rwose nibyo bihuje ahubwo n'ukuri kuri mu nyandiko, umwami n'u Rwanda rwe. Hanyuma akaza kwandika Inganji Karinga yasohotse muri 59. Iriya Nganji Karinga nayo uyimize bunguri buhogoma, utayisesenguye, udakoze icyo bita mu gifaransa critique, yatuma utana. Hanyuma yo nibutse ko kuri 28 z'ukwa kabiri 1961 Padiri Alexis Kagame yarize igihe ubwami bwari buvuyeho hagiyeho repubulika. Ntabwo bintangaza ibyo avuze ahangaha, ariko ibyo ntibivanaho ubutwari bwe, ntibivanaho ubuhanga bwe, ntibivanaho ibyiza yakoze. N'ingoma ya Habyarimana yarabyerekanye, kuko niyo yavanye umurambo we muri Kenya igihe yitabye Imana muri 81, n'imihango yo kumushyingura byose ni leta yabikoze. Ariko rero yavuze ati Perode yagombaga gutegereza akareba, nta ku muntu atakumirwa. Reka simutindeho, ndavuga nti birantangaza, ariko nta nubwo bintangaza cyane iyo nibutse ko uyu Alexis Kagame yifuzaga ko diocese yaje gushyirwa ku Nyundo ijya i Nyanza. Nta kintangaza, ariko utuntu nk'utu ntabwo dukuraho ibyiza yavuze n'ibyo yakoze. Ariko nyine ni igitangaza ko navuga ngo Perode yagombaga kuba aretse ngo akareba, wenda ibintu bigacika areba. We yanditse kugira ngo ibintu bidacika, kugira ngo hatazagira n'umurega ngo ntacyo yavuze, ngo ntacyo yakoze. Kagame nawe rero ntabwo yagejeje ahaziriya ntagondwa, ariko aravuga ngo Perode yagombaga ngo kuba aretse ngo akareba. Mu bantu baherutse kuvuga nabi iyi baruwa ya Musenyeri Perode ni benshi cyane. Hari Padiri Yohani Ndorimana, ni umunyabutare, ariko twarabanye muri diocese ya Cyangugu, twari n'inshuti kandi n'ubundi turacyarizo, ntacyo twigeze dupfa. Yaravuze ngo Perode yahatiye Musenyeri Bigirumwami gusinya iriya baruwa ye. Ibi nabyo ni akandi kumiro. Nigeze nandika ahantu mu kinyamakuru kigeze kwamamara mu myaka ishize mu Rwanda, nti abazi Bigirumwami
bambwire niba ari umuntu Perode yashoboraga gutegeka ati sinya ahangaha. Perode nako bigira umwami akabikora. Ntibyashobokaga, ntabwo byashobokaga. Niba bigira umwami ari umuntu Perode yashoboraga kubwira ngo fata iyi baruwa nawe uyisomeshe muri vikariyati yawe ku Nyundo, ndabigutegetse ku ngufu. Bigira umwami akabyemera. Ntabwo byashobokaga. Aba bantu barirengagiza rwa ruhererekane twasuzumye mu biganiro by'ubushize kuva i Roma kugera i Leopoldville muri Kongo Mbirigi kujya muri Rwanda Urundi. Noneho episkopi ba Rwanda Urundi bamaze kwandika ibaruwa yabo, abo mu Rwanda nabo bagombaga kwandika iyabo, noneho buri mwepiskopi nawe akandikiye. Ngurwo uruhererekane izi nyandiko zikurikira kuva i Roma kugeza ubu ngubu. Nasomye igitabo cya Musenyeri André Perrodin, NV ko Rwanda témoignage, igitabo cyasohotse muri 2003 ari wo mwaka yanitabyemo n'Imana. Donc ubwo ni wo murage we, ni kimwe mu mirage yasigiye u Rwanda. Ndibuka rwose ko hari aho nasomye ko Musenyeri Bigira umwami atamenye iyo baruwa ari uko yarangiye, ahubwo no kuyitegura barafatanije. Ntabwo mpereye ko nibuka urupapuro urwo ari rwo, ariko Perode aravuga ati nta telefone zari zihari, nta bundi buryo bwo gutumanaho bwari buhari, imihanda yari imeze nabi. Kugira ngo nkorane na Bigira umwami iyi baruwa isohoke byabaye igikorwa cy'impangare. Ijambo akoresha mu Gifaransa ni exploit. Aho hantu narahasomye nje nkumva ko no kuyitegura bayiteguriye hamwe. Kuba nta kibi cyari muri iyi baruwa rero bigaragazwa nuko Bigira umwami yayigeziye nawe akayisomesha muri paruwasi ze zose zo muri vikariyati ya Nyundo no mu mashuri yisumbuye yo muri Nyundo. Ntabwo ari Perrodin wabimuhatiye, nta bushobozi yari abifitiye bwo kubimuhatira. Hazaza rero ubuhamya bwa Padiri Yohani Batista Gahamanyi. Icyo gihe yari ataraba umwepiskopi wa Butare. Twabonye ko mukuru we yari mu bateraga hejuru mu gucira Perrodin urwo gupfa. Igihe kizagera Padiri Yohani Batista Gahamanyi afata ikaramu n'urupapuro yandikira umuryango w'abibumbye avuga ati Musenyeri André Perrodin ararengana. Gahamanyi ni umututsi, Bigira umwami ni umututsi, Padiri Karibwami ni umututsi. Padiri Karibwami twamuganiriyeho nawe mu biganiro byo mu minsi yashize. We rero aragira ati nta kibi kiri mu ibaruwa ya Musenyeri Perrodin. Iyikurikizwa ibibi byabaye mu Rwanda muri 59 n'ingaruka zabyo kugeza uyu munsi ntibiba byarabayeho. Ibintu byose byari kugenda neza. Kuba u Rwanda rwaragize ibibazo nuko hari abantu banze ko ibyo Musenyeri Perrodin yifuzaga bishyirwa mu bikorwa. Hari umwanditsi w'Umudage witwa Stizek akunze kwandika no ku Rwanda. Muri 1996 yaganiriye na Musenyeri Perrodin amubaza ku birebana n'iyi baruwa ye.
musenyeri amusubiza ababaye rwose ati njyewe nabonaga uko ibintu bimeze nkabona ngomba kugira icyo mvuga kugira ngo bitaba bibi kurushaho, nicyo nari ngamije, nta kindi nari ngamije. Ibaho yanjye hari abayitwaye nabi bakavuga ngo ndiho ndamamaza ibitekerezo bya Harua, ngo mbogamiye ku Bahutu, ngo ndarwanya Abatutsi. Ati ibyo ntabwo nari mbifite mu mutima wanjye, icyo nari ngamije ni neza. Icyo kiganiro cyabaye ku itariki ya 8 z'ukwa 4 muri 1995, ahubwo cyasohotse mu gitabo cya Stizek cyasohotse muri 1996. Ubwo rero muri icyo kiganiro Perraudin akavuga ati si n'ibyo gusa, bandeze ko nishe umwami, baramparavitse kugera no mu muryango w'abibumbye, ntako ntagize, narireguye uko nshoboye kose. Ariko rero hari intagondwa zazamuye ijwi kundusha ku buryo hari abantu bakemera ibyo binyoma, ariko ibaruwa yanjye nta kindi yari igamije kitari icyiza. Ubwo hari mu 1995 aganira n'Umudage Stizek. Ikindi kintu gishobora kwerekana ntako cyerekana ko nta kibi kiri mu mutima wa Perraudin, ko nta kibi kiri mu nyandiko ya Perraudin, ko nta kibi yifurizaga umunyarwanda uwo ari we. Ikindi kibyerekana ni inyandiko za Musenyeri Classe. Ufashe inyandiko za Musenyeri Classe ukagereranya n'ibaruwa ya Musenyeri Perraudin, nibwo ugira uti ahubwo Perraudin ni umutagatifu, Perraudin ni umuntu w'Imana koko. Kenshi muri ibi biganiro mvuga ko ndakunda gusamira ibintu hejuru cyangwa ngo mbihushure. Mvuze ku nyandiko za Musenyeri Classe, ariko ngahera muri 22 kugeza muri 45, kuko muri 22 nibwo yabaye umwepiskopi wa vikariyati ya Rwanda. Ubwo rero mpereye muri 22 ntagiye mbere yaho, ibintu twaba tubihushuye maze tukabitwara buburiki nk'uko benshi bakunze kubikora mu mateka y'u Rwanda.